Uribaza uti ibizavamo umuhungu uzaba umugabo mwiza cyangwa se umugabo uhamye, uzavamo umuntu w'umugabo ni ibiki? Ukibaza uti ni ibiki byakuranga umukobwa uzavamo umugore w'umutima cyangwa se umugore nyawe? So reka duhere ku bizavamo umugabo nyamugabo. Ikintu cya mbere gishobora gufasha umuhungu kizakwereka kizereka umukobwa ko umuhungu azaba umugabo nyamugabo, ni umuhungu ukunda abantu. Cya mbere ni umuhungu ukunda abantu. Niba umuhungu akunda abantu, ukabona akunze abantu ahantu hose, ukabona mbese donc ni ukuvuga ngo umuntu ukunda abantu uramubona, kizakwereka ko uwo muhungu ashobora kuzavamo umugabo nyamugabo. Ikindi cya kabiri gishobora kuzakwereka ko umuhungu ashobora kuzavamo umugabo nyamugabo, ni ukuvuga ngo ni ukuba ari fiyeri yawe. Ko umuntu ari fiyeri yawe, yagupresenta mu bandi. Ko umuntu ari fiyeri yawe, yabasha kugendana nawe mufatanye, cyangwa se yabasha donc ni ukuvuga ngo ari fiyeri yawe, atagaragaza urukundo kuko muri kumwe, mbese bigaragarira buri wese. Ikindi gishobora ko umugabo azava umugabo nyamugabo, ni ukuvuga ngo kuba yubaha igitsina gore. Ni ukuvuga ngo kuba yubaha igitsina gore, ukabona yitwararika ku bagore cyane, ku gitsina gore cyane cyane, ibyo bikwereka ko azava umugabo azakubaho nk'uko yubaha icyo gitsina gore. Ikindi ni uko umuntu utumuseka rwose, umuntu ushobora kubona babaye gashakisha ikintu cyose kugira ngo useke, uwo nguwo umve ngo azavamo umugabo nyamugabo. Yego. Hanyuma uwo nguwo rwose uzamenye ko azavamo umugabo, umukomereho. Hanyuma umuntu ushaka kuza yasanga uri gukora akaba yagufasha mu turimo, nawe wumve ko ari umuntu uzavamo umugabo nyamugabo. Yasanga uri koza amasahani akaba yagufasha, yasanga uri uraharura imbuga akaba yagufasha, yasanga uri gukora icyo ari cyo cyose, everything aba yagufasha, aticara ngo akureberere muganire gutyo gusa, ukabona afite kirisiti yo kugufasha. Ikindi umuntu uzavamo umugabo nyamugabo, kuba akwitaho, umuntu ukwitaho cyane, ukabona akwitaho mu byo ukora, mu byo ugiye, mu ngendo, mu myambarire, ukabona donc arakwitaho kenshi rwose, nawe ukabona ko akwitayeho, uwo ngo azavamo umugabo nyamugabo. Hanyuma ikindi kuba umuntu akubonera umwanya. Kuba umuntu akubonera umwanya ni ikintu gishobora kuzakwereka neza ko ushobora kuzavamo umugabo nyamugabo, adahora akwereka ko ari busy, ukaba umubonera umwanya we ntawe wabona, naho yaba atawubona ariko igihe awuboneye, yaba rwose ahuze akakuba ati ndahuze, ariko igihe awuboneye ukabona akwitayeho. So ibyo ni ibintu bizakwereka ko umuntu ashobora kuvamo umugabo nyamugabo. Ikindi kuba ubwa mbere na mbere umuntu akuze afite ibitekerezo bizima bitari bya cyane, ukumva umuntu aratekereza, nawe yaba adafite amafaranga ariko kumva afite ibitekerezo byiza rwose, uwo muntu ashaka kuvamo umugabo nyamugabo. Ikindi kizakwereka ko umuntu azavamo umugabo nyamugabo, ni ukuvuga ngo umuntu ashaka kuba afite projet hariya mukundana ariko nta mafaranga, ariko ukabona afite imishinga mu mutwe we, ukabona mbese bimurimo, uwo ngo yavamo umugabo nyamugabo. Ikindi kizakwereka ko yavamo umugabo nyamugabo ni ukuba umuntu uzavamo umugabo nyamugabo ni umuntu ushaka kuba wamwandikira agaciro ibyo wanditse, akagusubiza ko umwandikiye, naho akakwitaba cyose natakwitaba akakubwira ati ndaza kuvugisha ndahuze, ariko se ukaza kubona ko ukoraje kwibwiriza arakubwiye, cyangwa se ukabona igihe umwandikiye bisombe biboneye akaba yakubwira ati yagusubiza, cyangwa se akubwira ati ndahuze hangane turongera, ariko ngo abakuzirikana abazavamo umugabo nyamugabo. Ikindi rero gishobora gutuma umuntu akwereka ko azavamo umugabo nyamugabo, umuntu ukubwiza ukuri, utagira amanyanga, udafite ibintu byo gucangacanga. Uwo muntu nubona rwose akakubwira ati no, niba ikintu rwose wanagisha akakubwira ati hoya, no ikaba no, atari wa wundi ari kuvuga ngo ni igitsire ngo yihagazeho, ariko ukabona koko yahagaze ku kuri kwe, akakubwira ati hoya gutya na gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se akakubwiza ukuri ibintu byose ukumva kuko akakubwiza ukuri. So uwo ngo azavamo umugabo nyamugabo. Ikindi kintu kizakorera ko umuntu ashobora kuvamo umugabo nyamugabo, n'umuntu ushobora kujya mu ruhande rwawe. Ushobora kujya mu ruhande rwawe, ushobora kuba uri mu makosa akajya mu ruhande rwawe kandi abibona ko ari amakosa, ahantu wagize weakness akaba yabona, cyangwa se intege nke akaba yakujya mu ruhande, ashaka kubona ufite ibintu by'amanyanga se amafuti akaba yakujya mu ruhande, donc ni ukuvuga ngo akaguhora ku ruhande, ariko wenda nyuma akaza yaza kuza kugukosora ati nubwo nakugize ni uko ngukunda, ariko biriya ntabwo byari ibyo gutya, akaba yanagukosora, uwo nawe azavamo umugabo nyamugabo. Undi muntu nawe uzavamo umugabo nyamugabo
ni umuntu uzajya kureka inshuti ze, niba akakwereka fiyeri kukwereka ati uriya ni inshuti, akaba yakwereka inshuti ze, akakwereka ati ni nk'umukunzi we, akaba yakwereka nk'inshuti ye. abo ngubo abazavamo umugabo nyamugabo, ntabwo aba paca. hanyuma ikindi kizakwereka umuntu uzavamo umugabo, umuntu ushaka gushyira mu mwanya wa mbere, umuntu ushaka gushyira ko kubona uri number 1 rwose, atari mu magambo ukajya ubona koko toujours uri number 1. uzamenye ko umuntu azakuviramo umugabo nyamugabo, ukabona ko ari number 1. ni ukuvuga ngo umuntu ukabona ko agushyira mu mwanya wa mbere, akabanza no kugutekerezaho mbere yo kwitekerezaho, uwo muntu uzamenye ko ashaka kuvamo umugabo nyamugabo. umuntu rero nanone ufite imishinga mu mutwe naho yaba adafite amafaranga, yes, uwo muntu ashaka kuvamo umugabo nyamugabo. uwo muntu ubona afite projet mu bwonko, afite tekerezo byiza bizima, uramubona rwose mwa bakobwa mwe wamubona, uzamenye ko azavamo umugabo nyamugabo. ikindi umuntu ukunda abantu, umuntu ukunda abana, noneho umuntu ukabona kunza abantu, ukabona afite curiosité y'utwana, ujye umenya ko umuntu azubaka urugo rugakomera, azakunda abana, azakunda umuryango we. ikindi umuntu uzagukundira uko umeze, umuntu uzagukundira uko umeze, uzamenye ko uwo muntu azavamo umugabo nyamugabo. umuntu uzagukundira ukuri, waba uhengamye waba uraramye, akagukundira ukuri, uwo muntu azavamo umugabo nyamugabo. uwo muntu uzagukundira ukuri, ujye umwitaho, ujye umukomeraho. none umuntu ukwitaho, ujye uzamumenye ko ashobora kuvamo umuntu nyamugabo. yego. hanyuma ikindi ni ukuvuga ngo umuntu nanone umuntu ushaka kuguha, umuntu utari ingugumizi, nawe yavamo umugabo nyamugabo, kubera ko kuvamo umugabo nyamugabo bitangira kare. ntabwo ari ukuvuga ngo azaguha kuko mwabanye, ashobora kuguha niyo waba ufite nawe akaba yaguha, uwo nguwo urumva ko atazigera asubira inyuma. kuba umuntu azi ubwenge rero ni icyambere mu bintu bishobora kwereka ko umuntu azavamo umugabo nyamugabo. kuba umuntu yiyubaha nayo ni ikintu, burya nubona umuntu ukabona vraiment nawe ubwe yiyubaha, sinzi ko aza ko nawe atiyubaha, ikindi kintu kizakora ko umuntu ashobora kuvamo inyangamugayo, akavamo umugabo nyawe. kuba umuntu ari inyangamugayo nabyo rero ni ikintu gishobora kwereka ko umuntu azavamo umusore, umugabo nyawe. kuba umuntu yagukunda mu ntege nke zawe ni ikintu gishobora kwereka ko umuntu ashobora kuvamo umugabo nyamugabo. umuntu udahuzagurika, umuntu utabona afite parapara, afata ufasha uyu afasha aha, donc uwo ni umuntu ushobora kuvamo umugabo nyamugabo. nawe nanone icyo nacyo ni ikintu gishobora kwereka ko umuntu azavamo umugabo. umuntu ushobora gukoserezanya cyangwa se akagukosereza, akaba yakusaba imbabazi, akaba nawe ukamukosa akaba yakubabarira, ujye umenya ko umuntu ashobora kuvamo umugabo nyamugabo, umukomereho. hanyuma ikindi umuntu mushaka kudisikasinga ku bintu, mukajya impaka ku kintu, ariko bikarangira mubonye igisubizo, uwo nguwo nawe nakubwira ko ashaka kuzavamo umugabo nyamugabo. umuntu ushaka kudisikita ku kintu, mukadisikasinga ariko mukarangira mufashe umwanzuro, ayavamo umuntu nyamugabo. umuntu wiyubaha rero, umuhungu wiyubaha, kwiyubaha ntabwo ari ukwirata, kwiyubaha sinzi ko kwiyubaha nyine namwe murabyumva mu Kinyarwanda. nanone umukungu gukunda ukuri nabivuze, umuntu ugukundira ukuri ukomeze, ku buryo niyo uri natwe niyo ujye kwambara akakubwira ati no frame ukomeze uraberewe, agahora ubona uriberewe, nyine uwo muntu azavamo umugabo nyamugabo. ikindi umuntu ugukundira umuryango, umuntu uzagukundira umuryango, ukabona kuza umuryango wawe, ukabona ashaka kumenya, ashaka witayeho, uzamenye ko ashaka kuzavamo umuntu nyamugabo. noneho rero umuntu uzagukunda mu ntege nke zawe, muri faiblesse yawe, muri defo zawe, uzamenye ko nawe azavamo umugabo nyamugabo. ikindi umuntu uzi gukora, umuntu uzi kwiteza imbere, muri duke afite, ukabona ashaka gukora, ashaka kwiteza imbere, atari umunebwe, adashaka kuvuga ngo arabaho yice, uwo nguwo uzamenye ko ashaka kuviramo umugabo nyamugabo. so nibaze rero yuko ibintu byinshi nagiye bivuga ku muntu uzakubera umugabo nyamugabo. hanyuma rero nibaze ko mwabashe kubyumva, nagiye mvuga ibintu bitandukanye. kuba umuntu azi ubwenge, kuba umuntu yaba ari inyangamugayo, kuba umuntu akunda abantu, ese kuba umuntu yagukunda ukura, akagukunda mu ntege zawe, mu ntege nke zawe, kuba umuntu yakubabarira, kuba umuntu
yaha agaciro ibintu ukunda, ibintu witayeho, kuba umuntu aba azi ubwenge mu mutwe we, kuba umuntu azi gukora ngo yiteze imbere, duke afite tuzamure, naho yaba adafite amafaranga ariko akaba afite ubwenge, afite ibitekerezo byubaka, afite amaproje mu mutwe we nubwo adafite amafaranga, ariko niyo yaba adafite amafaranga ariko akaba afite ibyo bintu mu mutwe we, ibyo ni ibintu bizakwereka ko umuntu yavaho umuntu nyamugabo. Umuntu uzagukundira ukuri uzumve ko azava umuntu nyamugabo, umuntu wiyubaha uzamenye ko ashobora kuva umuntu nyamugabo, umuntu uzagukundira umuryango uzamenye ko azava umuntu mugabo nyamugabo. Ibyo byose ni ibintu nagiye mbabwira. Umuntu kwitaho ni umuntu uzavamo umuntu umugabo nyamugabo. Umuntu ufite ibitekerezo bizima mu bwonko bwe uzamenye ko yava umugabo nyamugabo. Umuntu ukubwiza ukuri udacakura udafite utuntu tutunyanganyanga yavaho umugabo nyamugabo. Umuntu udatinya kukwereka inshuti ze ari fiyeri yawe yava umugabo nyamugabo. Umuntu uzatuma useka mu gihe ubabaye, mu gihe umva unaniwe ukabona ashaka ikintu cyo gituma useka kugira ngo wishime, yava umugabo nyamugabo. Umuntu ukunda abana, ukuntu ukunda abantu, yava umugabo nyamugabo. Umuntu ugukunda uzagukunda ukomeze kose azava umugabo nyamugabo. Umuntu ushaka kugushyira imbere akumva donc uri imbere ukakishyira, ukabona mbese aragushyira imbere mbese mu ntekerezo ze, agatekerezaho cyane, agatekerezaho mbere na mbere. Umuntu uzagufasha mu turimo usanzwe uri gukora ashobora kuzavamo umugabo nyamugabo. Umuntu fiyeri yawe azavamo umugabo nyamugabo. Ukubwiza ukuri utagucangacanga azavamo umugabo nyamugabo. Umuntu uzakubonera umwanya azavamo umugabo nyamugabo. Umuntu ufite ibyo ayo makaragiteri yose uzagenda uyakusanya uzasanga ashobora kuvamo umugabo nyamugabo. Uzazirikana ko wamwandikiye akaza kwibuka kugusubiza, akaza kwibuka ariko none nubwo atarafite akanya ashobora kuvuga ati sore ariko ndacyahuze, uzavamo umugabo nyamugabo. Hanyuma ibyo byose ni ibintu bizakwereka umuntu uzakuba hafi, umuntu mushaka kuzavamo umugabo nyamugabo. Uzamukomereho rero, hanyuma mukomeze mube mwakomezanya, ukomeze ku muntu wawe kuko azavamo umuntu nyamugabo. Ibyo byose rero ni ibintu bishobora kubwira umuntu uzavamo umugabo nyamugabo. So nibaze yuko rero hari ikintu mukuyemo mw'abakobwa mwe, mumbaza ibibazo nkajya ariko twiyemeje kuzajya tuvuga ku bintu byose, ariko ibyo ni ibintu byose nababwiye bishobora kuza kuviramo umugabo nyamugabo, umuntu ushobora kuzavamo umugabo nyamugabo. Ibyo rero jya wuseriva, ushakisha uburyo wamenya muri ibyo byose ibyo afite, karita afite, umudefa afite, hanyuma muri ibyo byose ushobora kuzakuramo umuntu wakubera umugabo nyamugabo. Kuvuga ngo ibyo byose mbabwiye muzagerageze mujye mugerageza muri ayo makarite bayafite, ayo mapromesi bayafite, mbese ubwo bwenge babufite, uko kwihangana bagufite, ibyo bintu byinshi bitandukanye babifite, murebe ko mwazakuramo abagabo nyabagabo. Kuko usanga abantu barira bavuga bati hehehehehe, ari uko batigeze bita kuri icyo kintu, bicara bakavuga ngo umuntu aradukunda ariko ikintu cyo kidahari, ahubwo bataracyitaho mu maza ya mbere, ugasanga bibaye ikibazo. So rero muzakurikire ibyo bintu muzabona umuntu uza kuviramo umugabo nyamugabo. Hanyuma nababwira ikirero muri kumwe na Benny Grace TV kuri channel ya Benny Grace. Hanyuma nawe wambaza tuzanareba noneho umuntu wakuviramo umugore nyamugore, umuntu uzakuviramo ibintu bishaka kuranga umuntu umukobwa mwiza, umukobwa uzubaka urugo rugakomera, umukozi ubwo ubona koko wamushakamo umugore, atari ukuvuga ngo nzaregreta, atari ukuvuga ngo tagura icyo cyose ngo azagutera amana, cyangwa utakuvuga ngo uzajya umuzana gusa aho ngaho atazi no gutekereza, atazi ubutaha tuzabirebaho ibyo nabyo, kugira ngo abasore namwe mubashe kumenya umukobwa wavamo umugabo umugore umukobwa wavamo umugore nyamugore, umukobwa wabasha kubaka. Ibyo byose rero tuzabivuganaho ubutaha. Naho utaha nibaze ko mumeze neza. Muri kumwe na Benny Grace TV kuri channel ya Benny Grace TV. Nawe nyandikira, hanyuma wibuke subscribe, hanyuma unyandikire umbwire uti gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya. Fine, bizabituma nanjye ntekereza cyane, ngashakisha uburyo nasubiza icyo wambajije kandi nkagisubiza mu buryo bwumvikana, mu buryo butagoranye. So next time rero nibaze yuko mwese iyi video iraza kubageraho, muraza kuyibona, hanyuma mukaba mwabasha, abakobwa, inkumi, urubyiruko, abasore, ibi byose birabareba, mube hafi yanjye. Nibaze ko mumeze neza.
kano kanya mwari muri kumwe na Benny Grace TV kuri channel ya Benny Grace TV. Naho taha, bye bye, ciao ciao, good nice time, see you next time, bye, ciao.